Mbanje kubasuhuza nanone nk'ibisanzwe, mureke rero mbahe igisubizo nk'abantu twese dukoresha TikTok ndetse na YouTube. Ubundi mbere na mbere mu bantu mwese dufatanyije gukoresha TikTok, ubundi niba warafolowinze umuntu we ntagufolowinge ubundi mutunzemo iki? Siba, niba ufolowinze umuntu nawe nagufolowinge, byibura twese tuzamurane. Niba umufolowinze ntagufolowinge rero, nawe rero ntacyo waba urimo uramara, yikureho kuko giraso yiturwa indi. Kandi umuntu nagukora mu jisho nawe uzamukore burindi kugira ngo umwereke yuko bya bintu koko yakoze nawe wabishobora. Ni gute wa mugani umuntu agucira umugozi wo guhambiriza we ntumwitumire ku ngata agomba kwikoreza? Niba umuntu waramufolowinze nawe ntagufolowinge, byibura twese dusunikane tuzamurane, hatabayeho kwikunda ngo abantu bumve bazamuka bonyine kandi natwe dukeneye kuba twazamuka. Dore uko andeba, urandeba iki se? Niba warafolowinze umuntu nawe nagufolowinge cyangwa se abisibe.